yavuze amagambo menshi ariko arangiza ku ijambo ribi ngo ibintu navuze ngo byari biteye iseseme. So navuze ni rero kanze nsubize uyu muntu. Ubwawe Lorenzo uravuga ngo amagambo nakoresheje ngateye ngisesemi. Ubwawe ubona utari iseseme. We banza wirebe. Ujye muri mira ubanza witegereza urebe. Ubwawe uri isesemi mbi. Ku buryo umuntu yanakureba agiye no kurya kanaruka. Ubona ufite nk'ishyari, nge ntabwo negeze nkubuza gushaka. Nge nahisemo gushaka umuryango. Bibiliya bivuga neza ngo nimugende mu byare mwuzurisi mube nk'umucanga wo ku nyanja. Wowe rero ntushaka kubikoresha. Nge nahisemo kugira famiye nkagura, ariko wowe wahisemo kwitangira inyuma. Wahisemo gutanga ikibuno ngo bakiripuwe kubera bantu banjye. Nge nayo babwiye nimuzaza mubona nje hano nimukaze ngo muvuge ngo Taifa akunda amatiko oya. Mujye mubanza mwumve ahantu byaturutse. Supermanager kuba twaramwakiriye mu kiganiro cya SKFM kumwirukana muri Radio Rwanda Sam Karenza akamuha akazi bishobora kuzakurikirwa no kumufunga. Ntukambwira izo ndushyi. Umuntu w'umukozi usa n'umukozi wo mu rugo nasubizanya nawe ahubwo kumudekuraja wenda ku bitari byiza yavuze ni inshingano zacu. Abamukiwe ntabwo ari abanyamakuru ba SKFM gusa, nta nubwo ari Lorenzo gusa. So niba byaramubereye umutwaro umuremereye kubyakira, ni ikibazo cy'igihe azabyakira kandi azabyumva. N'umuntu mukuru ntabwo ari umwana, ntabwo ari umwana. N'umuntu mukuru ntabwo ari ubwa mbere itangazamakuru ryaba rikibuye umuntu akabyakira nabi. Umuntu w'umukobwa, umuntu w'umunyamakuru kazi wakabaye ahubwo ari we uvuga ati nyamuneka bigire gute. Ariko niba nkunda rubyino abari imbere ya shebuja arerembura amaso yigira gutya yireremburisha wagira ngo nadera mukasine wa undi ngo wasomye wisiki kamucurangura. Please nta adera baba dera mukasine attention. Ariko umuntu wabaye umunyamakuru wa sport mukuru wubatse uzabyara umukobwa cyangwa umufite cyangwa uzabyara umwana w'umukobwa wubatse ufite umugore n'abana, ikintu nka kiriya kimusohotsemo kiba giteye iseseme, kiba gikojeje ikimwaro. It's embarrassing. Like abana n'abakobwa bari mu itangazamakuru ni bake, dukeneye benshi kurushaho. Ababitinyuka ni bake, icyo batinya ni kiriya wumvisha. Message yatambutse mu gitondo, boss we Sam Karenzi, boss wacu yamubwiye ko ari umukobwa uri strong, nawe yatunguwe n'uburyo yabyitwayemo. Yabigize joke, like yabibrosheje arabicira ngwana na rigani kandi mwiyenjeho. Mbere na mbere ndwana nawe, no mbere na mbere mwiyenzaho, mbere ndwana nawe. Nahagaritswe igihe cy'amezi 2 muri RBA kuva ku itariki 18 z'ukwezi gushize kugera ku itariki 18 z'ukwezi nibura kwa 9 kuzaza. Nafashe ifoto ya Lorenzo nyegeranya n'iya Supermanager, ndavuga inti Supermanager na Lorenzo hasi hejuru. Ndanavuga se barapfiki kuko sinumvaga ibintu biri hagati ya Lorenzo, kuko mu gihe cyashize bavuganaga neza we na Supermanager n'iki. Ndangije ndavuga se ibi bintu bitangiye gute kugira ngo Lorenzo aze yitereke gutya yatake Supermanager. Ndavuga ni nko kubaza inti barapfiki. Ariko mu kiganiro sinegeze mvuga umuntu bita Lorenzo, sinegeze mugira gute. So icyo kiganiro kikimara kujya hanze yandikiye abantu nk'abangahe benshi ubutumwa babungejejeho. Ndavuga Lorenzo arangije nanya aranyandikira. Icyo gihe nari ndi mu kazi aragatangira nicaye nduhutsemo, aranyandikira turaganira. Yatangiye nansuhuza neza, nanjye ndamusuhuza, turaganira. Arangije arambaza gutya na gutya ati kucyo wankoze ikiganiro, ati nanjye ko urimo ukina n'ibyo utazi, ati nanjye ko ngomba kwicara kuri Lorenzo nanjye nkakwataka. Ndamubwira Lorenzo negeze nkuvuga ngari kwafasha ifoto yanjye. Ndavuga iyo foto yawe kuyishyiraho kuri thumbnail, ugende kuri YouTube urebe hafi, uca mu ma TV hafi ya yose aho uri busanga amafoto yanjye make
noneho nanjye nzaze ngenda buri muntu wese wanshyizeho nza mvuga ni wowe nshamburiye. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Ibyo ni ibintu bisanzwe, umuntu ashobora gufata ifoto yakayikoresha akandikaho. Nta n'izina negeze kuvuga ngo Lorenzo. Reka da. So, anyizeza ko azaza tugatanga. Ndamubwira rero mana, nge ntabwo ntinya. Wowe uravuga ngo uzakora ngo uze witereke. Ndamubwira nta kibazo. Hari uwo yandikiye ngo yaza akora ibiganiro bitatu. Ndavuga ngewe ubu noneho ngiye no gufata ku. Ndavuga nge nakora 10. Ndavuga nakora 10. Kandi ntiwandusha n'amagambo yo gukoresha, ntiwandusha iki. So, turakomeza turacata ndetse muhana ubutumwa. Ndamubwira nti ubu ugeze ku muntu. Ndabizi neza wowe niba uri tayari ubimubwire nta kibazo. Nyuma aza gusezera ariko naramubwiye nti wowe ukora ibyo ushaka nge nta kibazo meni ko tayari. So, nagiye kureba nsanga yiteretse aje kuvugira uriya mukobwa, aje kumuvugira akoresha amagambo atari meza cyane, avuga ko amagambo nakoresheje yabanza arananyinjirira, aravuga ngo ni umunyamakuru umaze igihe, ngo ntekereza ko ngo ufite umuryango, ngo ntekereza ko yanabyaye ngo abakobwa cyangwa abahungu, ngo uwo mukobwa arimo kuvuga gutyo. Yavuze amagambo menshi ariko arangiza ku ijambo ribi, ngo ibintu navuze ngo byari biteye iseseme. So navuze ni rero kanze nsubize uyu muntu. Ubwawe Lorenzo uravuga ngo amagambo nakoresheje ngateye ngisesemi. Ubwawe wowe ubona utari iseseme. We banza wirebe, ujye muri mira, ubanze witegereze urebe. Ubwawe uri isesemi mbi ku buryo umuntu yanakureba agiye no kurya kanaruka. Ngiye mbikubwire rero, ngi bimvamo niba amagambo nakoresha ari wowe ubwawe none uriyo, kuko ntakubeshe ngiye no gufata icyakura cyanjye nkagira gutya. Simba shaka ngiye no kureba isura yawe, simba shaka no kukureba edaeli, nakumva ijwi ryawe ariko ntakureba. Urabyumva neza? Sometime reka tujye tubabwira kuko niba babizanye. Niba mudafitaza amagambo mushobora gukoresha, niba utazi ijambo ushobora kuza ukavuga, wenda icyo reka tukiveho. Ikindi cya kabiri, narashatse mfite n'umuryango by the way, kandi abo bakobwa bavugaga yes, ndamufite umukobwa mwiza cyane, ndimi ntoza umuco mwiza, umukobwa ugomba kugendera ku murongo, utaza ngateranye nk'uwo navugaga cyane rwose. Nge rero wavugaga iby'umuryango usa naho ubona ufite nk'ishyari. Nge ntabwo negeze nkubuza gushaka. Nge nahisemo gushaka umuryango. Bibiliya bivuga neza ngo nimugende mubyare, mwuzure isi, mube nk'umucanga wo ku nyanja. Wowe rero ntushaka kubikoresha. Nge nahisemo kugira famiye nkagura, ariko wowe wahisemo kwitangira inyuma. Wahisemo gutanga ikibuno ngo bakiripuwe kubera ko wumva ko ushobora gushaka umuntu muhuje igitsina. Ibyo niba mbibeshya abantu bose barabizi. Semuhungu yashyize ahagaragara, murabyibuka kuri Space, yarabivuze. Semuhungu yaraje atanga ukuri, avuga ibya Lorenzo byose yabishyize hanze, avuga uburyo yamuterese akiri muri Amerika kuva agera mu Rwanda. So nge nahisemo umuryango, wowe wihitiramo gutanga inyuma, komeza uwatange bagucucume, ubwo uzabyumva nyuma. Nge singe nakubuje gushaka, ariko haracyari karushatse wahindukira. Kuko ikibuno hari icyo cyagenewe, ntabwo cyagenewe kuza kukibomagura. Mbanze mbikubwire, kuko iyo ushatse kwinjira mu bintu by'umuryango ngo n'abana n'iki, ibyo mba ngomba kuza nkabanza nkagukosora, nkagushyira ku murongo kugira ngo ubanze ugendere ku murongo neza. So uyu Lorenzo muramuzi, amagambo yagiye akoresha ubwe, araseka abantu ngo baravuga ibintu biri hirya ngo no hino, muramuzi. Njye ubwanjye nkorana
n'umutaramu bita Kasiye Pizo dukorana ikiganiro kuri Max TV yambajije ku bya Lorenzo. Nge ndavuga inti ukuntu Lorenzo muzi, ndatekereza ko Lorenzo icyambere ntabwo Lorenzo ko Lorenzo n'umuntu numva ngo wize mu wa padiri, bafite uburyo bagendamo, n'abana bararezwe bagendera ku murongo n'iki. Ntari nzi katarwana kuko muribuka inkundura ye narigane ngo barwanye kandi ari bamwiyenjejeho, amaze igihe abivuga. Yanabigarutse avuga ko ari wamwiyenjejeho, biza no kumuviramo kumwirukana. Nge ntabwo nari nzi ko ibyo bintu byose yabikora. Ikindi cya kabiri, amagambo yagiye akoresha bigaragara ko agira n'ibintu by'ishyari. Muribuka inkundura ye na Kenisi yinjirira muri business y'umuntu, murabyibuka ashinja Kenisi ngo ko yazanye Semuhungu kugira ngo aze guperforminga cyangwa se azamure ibigendanye, kuko Kenisi yari yakiriye ashoramo amafaranga ye yakirira ku mahoro. Hari ahantu harahenze, iriya stade kuyikodesha no kugira gute, Kenisi yari yikuyemo kabisa. Nawe azana ibintu bishobora kuba byamwinjiriza, azaze kubikasa, nta kindi. Ariko ni yamashyari, ni ibintu by'iki byose. Aravuga ngo yakoze ibintu ngo bitari byo, ngo yazanye ngo umuntu ngo w'umutinganyi ngo n'iki byose. Semuhungu niho yamanutse azana ibizibiti byose, ahubwo tuza gusanga ko Semuhungu yamwimye urukundo. Ahantu hose Semuhungu agiye, ahubwo uyu mujyama abashaka kuza ngo agira gute ngo amukase. Ndashaka kugenda mbereka ibintu by'ishyari agenda agira. Iyo yari business ya Kenisi yari yikoreye, aza kwinjira. Wowe uzi uburemere bwo gutunga equipe, uza amafaranga Kenisi ashora. Niba avuze ati reka nkora ibi ngibi nibi bishobore kuba byanyinjiriza, ahubwo yaje gukasa ibya Kenisi n'ibyo avuga n'ibikorwa bye n'iki byose n'imari. Kenisi aramwihorera. Nge ndashaka kugenda mbereka ukuntu yivanga mu bintu byose bidahuye, agenda agira gutya, ayivanga ibintu byinshi. Muribuka uyu Lorenzo bwa mbere yirukanwa kuri Radio Rwanda, yari yasabye ministre ngo nta cupa rye azi. Icyo gihe baje kumuhagarika, nyuma biza kugenda gutya n'iki byose bamusabira imbabazi, arongera asubirayo. Bongeye kumwirukana bwa nyuma ejo bundi yarwanye. Nge rero ibyo byose nkagenda n'ibindi byinshi avuga. Urumva ubu noneho yatangiye intambara na supermanager, yatangiye iki. Ariko nukuvuga ngo we yaje yipanze kugira ngo, urumva haraho aje, hari n'uwashaka gushimisha kugira ngo yumve ko bari mu mujyi umwe. Nukuvuga ngo rero na rimwe ngewe nkirinda kuza kwinjirira umuntu mbere. Niba ari ifoto ye nafashe nkashyira kuri thumbnail nkavuga ngo hasi hejuru hari ikindi kintu mwegeze mwumva ndenzeho ngo mvuge ngo Lorenzo oya. Ariko yaje ngaje kugibuma shamburizi, ibi yarabinteguje, mfite message ze nyinshi. Ubu rero wowe Lorenzo ngwino, ufite channel, ngwino kabisa dukore rero ibiganiro. Narabibabwiye nge YouTube sinyikoresha ngo imbesheho, mfite indi mirimo nkora.